Hano ngiye guha ikaze kuri tubicano yanjye ya M Studio tugiye kuganira n'abana bo mu cyaro cyangwa tuganira n'urubyiruko batubwira ibyiza bagiye cyangwa uko bisanga muri entertainment cyangwa muri showbiz. Twatembera ahantu bita i Karongi ku Kibuye aho turi ni mu Gasura. Guys, muhaye ikaze kugira ngo tuganire kandi nishimiye ko muraza kuryoherwa n'ikiganiro tugiye kugirana. Uyu munsi twatembera ahantu bita ku muhanda tuhasanga umusore w'umudije. Abadije benshi murabazi mu mujyi wa Kigali. Twakusanga hano mu cyarwa tugiye gukorana ikiganiro tubwire icyo yagezeho cyangwa ibyo akora bimaze kumugeza. Muhaye ikaze reka dutangire. Okay, nawe ngiye guha ikaze kuri tubicano yanjye. Amazina yanjye Tasha Kashire, nkangura kuri M Studio. Muhaye ikaze kuri tubicano yanjye ya YouTube. Aba nitwa Iraguha Joseph, aba naratangiye kudija muri 2018 ariko mbona ngiye bigenda pe. Okay, tugusanze hano ku muhanda ukora bino bintu. Hari abantu benshi bagiye batandukanye. Bano bana bo ntago bajya ku ishuri. Abana bajya ku ishuri ariko mu masaha ya nimugoroba bakaza gufatisha film. Wavuze ko watangiye uyu muziki wawe cyangwa gubaninga 2018. Ese bino bintu araho bimaze kugeze cyangwa no mu cyaro ubona ko ari cyo nyine bikuzana amafaranga mu buryo bwo kwiteza imbere? Yewe rwose byarakimfashije pe, dore nabonye amafaranga miliyoni 3. Ahise nzana umugore, dore uno mwana niwe namubyarije nyina mfite ayo mafaranga, ariko n'ubundi ubu ngubu birakomeza ubuzima bukongerera n'ubundi niko kazi nkora. Ushatse kuvuga ko wakora umwuga w'ubudije ukabasha kuguteza imbere cyangwa ukabasha kugira ikintu wigezaho ubikuye mu mwuga w'ubudije? Yego rwose. Okay, hano urabona ko ari mu cyaro. Ese nihe ndirimbo igezweho hano ku mujyi wa Kibuye cyangwa Karongi? Jugumira. Okay, ese Jugumira ese ubona ko nk'urubyiruko rwa hano i Karongi rwitabira ibintu bya entertainment cyangwa by'imyidagaduro? Imyidagaduro yo ni ngombwa, irahaba football. Okay, niki wagira inama cyangwa urubyiruko badashaka gukora cyangwa ubashishikaza nyine ko bagomba gukora amafaranga bagaguruka bagashaka amafaranga, nyine ugira urubyiruko inama rw'uko bw'iryo rwakora rukava kwirirwa ku mihanda cyangwa umva nukujya kwiga nyine bakabyigira ibintu byo gukudija ababikunda cyangwa se abakunda indi mirimo itandukanye nayo bakayikomeza, ariko kudija byo mbona buri wese nabimugiraho inama akabikora. Okay, mbere ndagushimiye ku mwanya waduhaye, tuzongeye tubane n'ubutaha. Okay, murakoze. Guys, urabona ko umwuga w'ubu DJ wagira icyo kugezaho, icyambe nuko ugomba gutinyuka ugakora. Gusa hano hari abana bagiye batandukanye tugiye kujya tuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ikiganiro cyacu kibashe gukomeza kuryoha, kugira ngo dukomeze dusangire amakuru hirya no hino. Amakuru yawe ni meza. Amazina yanjye banyita Tasha Kashire, bakwita Hakizimana Obed. Hano niho mu rugo? Oya. Agari mu rugo? Waje gukora iki? Manaje kwitemberera. Wowe ukunda iki? Nkunda gukina umupira w'amaguru. Akunda gukina umupira w'amaguru. Se niki ni uwuhe mukinnyi ukwespira mu mupira w'amaguru? Messi. Akina muri equipe? Muri equipe. Urayibagiwe? Urabona ko hano turi mu karere ka Karongi. Ese hari aho urubyiruko mwitoreza cyangwa akarere kaba karabaye mwitoreza umupira w'amaguru cyangwa mwagurira impano zanyu? Yego. Arahari? Yego. Ese ngaho hano kanya turi kuganira nk'urubyiruko hano twahuriye. Ese wowe nihe ndirimbo igushimishe cyangwa ubona ko iri hit muri hano i Karongi? Sukuma. Ubuze? Sukuma. Sekoma ni yande? Kirisizi. Wenda abona ufite ubwoba. Okay guys, urabona ko turi kujya tuganira n'urubyiruko bagiye batandukanye kugira ngo tubashe kwishima cyangwa kuganira n'urubyiruko rutubwira ibintu byinshi rugiye rukunda hano mu karere ka Karongi. Ndacyabwibutsa ko ari Shyaka Ashire ukibagezaho ikiganiro, naho twaba tugiye kuganira n'umwana hano mutoya hano kugira ngo nawe atwibwire cyangwa atubwire ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Tegeko Thierry, nkaba nkunda umupira w'amaguru. Amwita
Tegeka Nsiyeri. Tegeko. Amwita Tegeko Nsiyeri, akaba akunda umupira w'amaguru. Uyu na dusanze kuri no muhanda cyangwa kuri no quartier muri weekend, nawe twaba tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'umupira w'amaguru ndetse n'iterambere ry'urubyiruko hano mu karere ka Karongi cyangwa muri Gasura. I think nirakeka ari muri Gasura. Muhaye ikaze, njye amazina yanjye bahita Shyaka Achille. Nanjye banyita Tegeko Nsiyeri. Okay, ese hano mu karere ka Karongi cyangwa hano mu Gasura aho mukunze kwita mu Kabuga, ese abari ibibuga leta bagene mukunda kwitorezamo umupira w'amaguru? Yego birahari. Ese wowe umupira w'amaguru ukunda cyangwa wisipa cyangwa ukunda cyane, ese wumva wowe uzakora numara gukora? Yego. Okay, ese wowe ni iki kintu kigushimisha cyane nyuma y'umupira w'amaguru? Nkunda abakinnyi uburyo baba bari gukina, nanjye nkumva ndabyifuje. Ese nkahangaho mbwira, ese wumva wifuza kuza niki ukora kugira ngo iya mpano yawe izayigereho? Njya mu myitozo nkabyitoza nkaniga. Okay, nawe ujya wumva ibintu bijyanye na music? Ndabyumva. Nihe ndirimbo ukunda cyane? Nkunda Zeo. Zeo ni umuhanzi, indirimbo yiwe ukunda ni iyihe? Umwanda. Okay guys, urabona ko ikiganiro gikomeje kuryoha ndetse nanaguha ikaze, ndetse wowe wabashije kuduha umwanya ushaka ko tuganira. Ushaka ko tuganira wowe waduhaye amaso yawe. Okay, urabona ko abana benshi bakifuza ko tuganira guys, ikiganiro urabona ko cyaryoshye. Rero uno mwana tugiye guhanage kumubaza utubazo duto cyane maze mbere yuko dutangira ikiganiro. Guys, muhaye ikaze, amazina yawe bakwita? Inshuti Damascene. Amwita Hagira Inshuti Damascene. Turakwakira kuri M Studio, iyi ni channel ikorera ku murongo wa YouTube, nawe wagera ugasanga ibindi biganiro. Murakoze kunyakira. Okay, mbere ko dutangiye kubaza utubazo duto cyane tworoshye maze n'udusubiza urabura byumva. Ese wambwira umuyobozi w'umudugudu wanyu? Ndamuzi. Bamwita ngo iki? Gashema. Serious? Uko bamuhinduye? Niwe. Baramuhinduye ahubwo ntago biye. Kigaragara ntago ujya mu nama. Nijyamo. None se okay, uri i Karongi, se Karongi iri mu kahe mu yihe ntara? Eastern Province. Eastern Province no wahe? Iburengerazuba. Ni Iburengerazuba, ntago twe twabyize. Okay, wowe ni iki kigushimisha mu myidagaduro cyangwa iyo ushaka kwishima, wowe ni iki kigushimisha? Umuziki. Ukunda umuziki. Niwe muhanzi ukunda? Bruce Melody. Uyu akabukunda Bruce Melody. Ni yindi ndimbo ukunda cyane? Sowe. Uzi Icyongereza? Oya. Niki utuma uyikunda cyane? Nuko ari nziza kandi yigisha. Akaba akunda Bruce Melody. Ese Bruce Melody muhuye n'iki wowe wamubwira cyangwa mu amaso ku maso, niki kintu wamubwira wowe muhuye amaso ku maso mubashije kubonana kiri ku mutima wawe? Namubwira ko mukunda kukanda aririmba indirimbo nziza zigisha abantu. Guys, murabona ko abantu benshi cyangwa urubyiruko rwo mu cyaro rugero rufite impano nyinshi zitandukanye ndetse narwo rwidagadura ahantu henshi hagiye hatandukanye, ndetse bagiye bazi n'abahanzi bagiye batandukanye. We kakunda Bruce Melody, akayifuza ko banahuye amubwira ko amukunda cyane. We nagushimiye twabanye tubona mutaha yari Yidi.